kandi mu by'ukuri muri iki gihe gutanga imbabazi, kubabarira, abantu bariyoroshya bakavuga ngo reka ndabwira Imana gusa njyenyine imbabarire, ariko sinshobora gutera intambwe ngo nsange mugenzi wawe. Bibiliya tubwira ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo. Murakoze cyane. Reka ntangire nibwira abantu abakristo mwese bateraniye hano. Nitwa Pastor Murwanashyaka Celestin, nkaba ndi umukozi w'Imana ukorera mu itorero rya Ebenezer Evangelical Mission Ministries muri Kenya. Itorero riri ni Bugande. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndashimira Imana rero ku mwanya mwiza iduhaye wo kuganira ijambo ry'Imana. Nshimira n'umukozi w'Imana umuganwa wandaritse kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Yifuje ko rero twaganira ijambo ry'Imana hejuru yo kubabarira twifashishije ibyanditswe biri muri Matayo ibice 18 umurongo wa 21 kugeza kuri 25, tukaza no gusoma umurongo wa 35, akaba ariho dusoreza. Aravuga ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu, ariko kuko yari adafite ubwishu, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije denariyo 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze agenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose uko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Ijambo ry'Imana hejuru yo kubabarira ritubwiye neza inkuru y'umugabo witwa Petero abaza Yesu. Ubundi ijambo kubabarira biragoye kandi ni ikibazo gikomeye cyane kubabarira, ariko kandi birashoboka. Kubabarira ku mukristo birashoboka kuko kubabarira n'umwihariko w'abantu bemera Imana. Kubabarira kandi ni uguheba burundu ibyo umuntu yagukoreye byose. Kubabarira nanone ni inyungu y'ubabariye kuruta ubabariwe. Ubundi kubabarira ni inyungu, bigirira inyungu n'umumaro ubabariye kuruta umuntu ubabariwe. Ubundi mu buzima busanzwe mu mategeko barahana, barafunga, barirukana, baca amande. Mu muco nanone wa Kinyarwanda baca iciro. Ariko kubabarira ku bakristo, kubabarira ni ijambo
rishoboka for free, nta kiguzi umuntu atanze. Kubabarira rero birashoboka kuba Kristo. Niyo mpamvu twavuze ngo kubabarira n'umwihariko w'abemera Imana. Ubundi nta muntu wakwishoboza gutanga imbabazi, ariko kubabarira bikunda gukorwa n'abantu bemera Imana, bazi Kristo Yesu, kuko ni umuntu ugushoboza. Nta muntu wagushoboza kubabarira uretse Imana. Hari ikintu rero mu buzima kijya kintangaza kandi abantu bagomba kwibazaho. Ugasanga umuntu ntasabye mugenzi we bagiranye ikibazo imbabazi, ahubwo agiye kubwira Imana ngo bihereranye ngo Imana imubabarire. Ntabwo Imana ariyo mufite icyo mupfa. Haleluya. Imana ntabwo ariyo mufite icyo mupfa, ahubwo icyo upfa na mugenzi wawe niwe ugomba kujya gusaba imbabazi, kuko ariwe mufite icyo mupfa. Kuko Imana yo umuragirana ubusabane buke n'Imana biturutse ku kibazo cyangwa se icyo wakoreye mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana rero riradusaba kubabarira, kuko nta kiguzi bisaba, ahubwo bisaba umutima wawe gusa. Inzoka abantu mwese murayizi. Inzoka, ndatanga urugero ku nzoka. Inzoka iyo ikurumye cyangwa iyo uyishe, wowe inzoka iyo uyishe, niyo utarayica ukayikubita gusa ikagira amahirwe y'uko igukika ukagenda, ariko ikagenda wayikomerekeje. Inzoka rero iyo ikomerekeje irirukanka, iyo igize amahirwe ntuyice, isanga wa muntu, isanga inzoka mugenzi wayo, ikagenda ikayicira amacyandwe kuri cya gisebe. Muri wa mwanya rero ya nzoka ihita, cya gisebe gihita cyuma. Kubera iki? Kubera ko yasanze inzoka mugenzi wayo iyicira amacyandwe kuri cya gisebe. Bishatse kuvuga iki? Umuntu wagukomerekeje, umuntu wese wagukomerekeje niwe ufite umuti wo kukomora. Umuntu wagukomerekeje, igisebe ufite uzacyomora ni wa wundi wakiguteye. Nta wundi muntu ufite umuti wo kugukiza igisebe umaranye igihe uretse wa wundi wakiguteje. Icyo usabwa rero ni ugukora intambwe, ni ugutera intambwe kugira ngo umugane mubabarirane. Ijambo ry'Imana ritegeka kubabarirana nta kiguzi na kimwe. Ahangaha rero amagambo y'Imana twasomye ni umuntu wagiye kubarana n'abakozi biwe, yasigiye itaranto kugira ngo bazicuruze. Hanyuma ageze mu munsi wo kubarana nabo rero, umwe araza, atangiye kubarana n'umwe, asanga nta bwishyu afite. Ashaka kujyana abana be n'umugore we kugira ngo abagire imbata, abakoreshe kugeza ideni rirangiye. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo amwikubita imbere. Uwo mugaragu yikubita imbere ya shebuja, aramubwira ngo namubabarire azamwishyura. Shebuja aramubabarira. Ariko icyatangaje abantu nuko hari uwasohotse, iwe yamaze gusohoka agahura n'umuntu nawe umubereyemo umwenda. Ikintu yakoze kiratangaje cyane. Warababariwe, ariko ababariwe itarantu inzovu. Kuko nagirana ikibazo n'umuntu ideni akaba mbereyemo 100,000, nkamubabarira, ariko we akanga kumbabarira 10,000 by'amanyarwanda mubereyemo. Hanyuma rero ngo we ageze hanze ahura n'umurimo ideni ry'idenariyo 100. Amaze kuhagera aramubwira ngo namubabarira, aramwishyuza. Mugenzi we nawe aramubwira ati nta bwishyu mfite, mbabarira. Ariko icyatangaje ahangaha ikijambo ry'Imana rishaka kutubwira hejuru yo kubabarira, nuko wa wundi wababariwe itaranti inzovu yanze kubabarira umurimo umwenda w'idenariyo 100. Yanga kumubabarira, aramujyana, aramukurubana ngo aramuniga, niko Bibiliya yatubwiye, amugeza ngo imbere y'abacamanza. Abacamanza nabo bamushyikiriza abasirikare. Abasirikare ngo baramuboha, aravuga ngo kugeza arangije kwishyura umwenda wose. Abagaragu babibonye rero barababara cyane, babwira shebuja ibyabaye kuri wa wundi amaze kubabarira itaranto inzovu. Bibiliya yatubwiye gute? Bibiliya yatubwiye ngo amugeze imbere aramubwira ngo wa mugaragu mubi we, wowe nkubabariye umwenda kuko utari ufite ubwishyu. Niki gitumye wowe udashobora kubabarira mugenzi wawe mu gihe nanjye nakubabariye? Biratangaje cyane. Kandi mu by'ukuri muri iki gihe
gutanga imbabazi, kubabarira. Abantu bariyoroshya bakavuga ngo reka ndabwira Imana gusa njyenyine imbabarire, ariko sinshobora gutera intambwe ngo nsange mugenzi wawe. Bibiliya tubwira ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo. Hari ahantu rero twifashisha n'ubundi twasomye igice kimwe, ariko kandi usomye mu gitabo cy'Abaefeso ibice 4:32 haravuga ngo mugirirane neza kandi mugirirane imbabazi, mwaturirane ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero kubabarira bisaba intambwe yawe ku muntu mwagiranye ikibazo. Ibyo kuvuga ngo urabwira Imana ikubabarire, mu by'ukuri ni byiza, Imana irashobora kukubabarira, ariko wa muntu mufitanye ikibazo ntazamenya yuko hari ukuntu wasabye Imana imbabazi utaratera intambwe ngo umugereho. Kandi twavuze ngo kubabarira ni ukwibohora wenyine, kubabarira ni ukwikingurira ijuru, kubabarira ni umwihariko w'abemera Imana, ni umwihariko w'abantu bazi Imana, ni umwihariko wawe, kandi ni ukwigirira neza ubwawe. Bibiliya rero ijambo ry'Imana ryatubwiye impamvu tugomba kubabarira. Impamvu tugomba kubabarira ya mbere nuko n'Imana yatubabariye ntacyo dutanze. Icya kabiri, kubabarira ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko ry'Imana. Aha twasomye haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi. Ijambo ryose iyo riri muri imperatif rihinduka itegeko. Imana idufashe, Imana itwigishe, Imana idusobanurire cyane twumve akamaro ko kubabarira icyo ari cyo. Icya gatatu gituma dushobora kubabarira abantu nuko natwe twababariwe ntacyo dutanze. Matayo ibice 6:12 haravuga ngo utuharire imyenda yacu nkuko natwe tuyiharira abayiturimo. Tubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ukuvuga ngo rero kubabarira ni ijambo rikenewe muri iki gihe, ni ijambo rikwiriye abakristo bose bamenye Imana. Kubabarira kandi ni ukwikingurira ijuru. Kubabarira ni itegeko ry'Imana. Kubabarira nta kiguzi bidusaba. Ku bantu bemera Imana nta kiguzi bidusaba. Tubabarira kubera ko na Yesu Kristo yatubabariye. Bibiliya yatubwiye ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo, na Data wo mu ijuru ntazabababarira. Rero kubabarira mu buzima bwa gikristo ni ingenzi cyane, kandi ni wowe uba wibohoye, ni wowe uba wikuye mu kibazo warufitanye na mugenzi wawe. Rero utababariye nawe ntuzababarirwa. Ni byiza ko tumenya ko ari amahame y'Imana, ari ijambo ry'ukuri kw'Imana. Iyo utababariye nawe ntubabarirwa. Ni Bibiliya usomye muri ibyo bice nkubwiye uraza kubisangamo, kubera umwanya wenda ntitubisoma byose, ariko ugenda usome mu Baefeso ibice 4:32, Matayo ibice 6:12, usome na Matayo ibice 12 kuri umurongo wa 14. Haravuga ngo nimutababarira abantu ibyaha byanyu, na so mu ijuru ntazabababarira. Rero ba Kristo bavandimwe nshuti muteraniye hano mwese, ijambo ry'Imana riratubwira ko tugomba kubabarira. Muririmbyi yararirimbye w'ibihimbano aravuga ngo ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga, ntimukivugana, ntimukigendererana, icyaha yagukoreye waragiye uragifata wandika muri karne, wandika mu ikayi kugira ngo utazibagirwa. Ariko ijambo ry'Imana sicyo ridusaba. Kubabarira ni guhanagura, ni ukwibagirwa, ni ukwirengagiza. Imigani ibice 19 umurongo wa 11 haravuga ngo amakenga y'umuntu amubuza kwihutira kurakara, ngo kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi wagiriwe. Nimba ushaka icyubahiro, nimba ushaka ko business zawe zitera imbere, nimba ushaka kw'ibyawe bizuka bigenda bitera imbere, nimba ushaka icyubahiro, nta handi icyubahiro cyawe gihishe mu kwirengagiza inabi y'abakugiriye nabi. Abavandimwe bawe bakugiriye nabi, birashoboka ko inshuti zakuvuyeho zakugiriye nabi, zirashoboka ko wababaye cyane ufite ibisebe byinshi by'abantu bagukomerekeje, ariko ijambo ry'Imana muri iki gitondo riravuga ngo icyubahiro cyawe
kiri mu kwirengagiza inabi wagiriwe. Imana idufashe tubashe gusobanukirwa neza n'aya magambo y'Imana. Imana iduhe kwirengagiza, kubasha gutera intambwe yo kubasha gusanga abaduhemukiye kugira ngo tubababarire kuko nitutababarira n'Imana nayo ntizatubabarira, na Yesu Kristo ntazatubabarira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ugira neza, dushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, dushimiye iri jambo rimanutse muri iki gitondo kugira ngo abaryumva bose bafashwe naryo, bahumurize mu ijambo ryawe kandi udushoboze gutanga imbabazi, udushoboze kubabarira kuko natwe twababariwe nta kiguzi dutanze. Izina ryawe rikomeze rishigwe hejuru kandi abumva ubu butumwa bwose Mwami Yesu Kristo ababwumva bose bafashwe nawe kandi izina ryawe rirusheho gukomeza guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu baturaritse kubana namwe kandi ubu butumwa aho bugera hose umuntu wese ubwumva ashobozwe kubabarira kuko Imana niyo yamushoboza, n'umwihariko w'abemera Imana. Utemera Imana biragoye ariko kandi birashoboka. Dutera intambwe kugira ngo tubashe kubabarira bagenzi bacu baduhemukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana.